ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo 6:33. Iri jambo ndabizi neza ko rikundwa na benshi, kubera ko kuwumva ko ririmo umugisha cyangwa se ari nko guhabwa kondisiyo, ikigombero bikubwira ngo kugira ngo uhabwe ibindi byose wifuza ugomba kuba ufite gukiranuka kw'Imana ndetse n'ubwami bwayo, noneho ukabona guhabwa ibindi byose. Abantu benshi rero tugushakishwa no kugira ngo tubone ibyo bindi, kuko ari byo byatwaye imitima yacu. Inyamara umwami wacu umukiza wacu Yesu Kristo yerekana gukiranuka kw'Imana hamwe n'ubwami bwayo nk'ibintu bibiri by'ingenzi, ku buryo ibisigaye byose abyita inyongezo. Inyongezo ni ibifite umumaro umuntu yongerwa iyo yagize icyo agura, ariko mu by'ukuri aramutse atabibonye cyangwa akabibona ntacyo byamutwara. Ni kimenyimenyi n'ubimuha ababizi neza ko ntacyo byamuhombya. Mu yandi magambo, bifite umumaro gusa wo kunezeza ubihawe ngo bikirigite amarangamutima ye, kandi bimuryoshya ngo azagaruke kugura. Naho ugurisha inyongeza aba yarishyize ku ruhande ayikuye mu gishoro ngo bitazamuhombya. Birebye bifite umumaro muke. Yesu rero yerekanye ko gukiranuka kw'Imana akugereranya n'ikintu gifite agaciro cyatanzweho ikiguzi, ku buryo ibisigaye byose bigaragara nk'aho ari inyongezo, bifite umumaro muke, bitagira icyo bihombya utabifite cyangwa utabihawe. Imbere ariko yo kuvuga gukiranuka kw'Imana, Yesu avuga gukiranuka ubwabyo ni iki? Gukiranuka mu nkoranyamagambo ya Bibiliya cyangwa dictionnaire biblique mu Gifaransa gusobanurwa gutya: ni ukuzuza ibikwiriye cyangwa ibitunganye biba bitegerejwe cyangwa byitezwe hagati y'abafitanye imibanire, relationship, n'ubusabane, yaba hagati y'Imana n'abantu cyangwa hagati y'abantu n'abandi. Mu Cyongereza, it is fulfillment of just expectation in any relationship. Igisobanuro cya kabiri gihabwa gukiranuka mu nkoranyamagambo ni iki? Ni ukubaho nk'intungane. Mu Cyongereza, is a state of being right. Kuva aho umuntu acumuriye, ndavuga Adamu wa mbere, akagwa agakora icyaha, gukiranuka kwabaye ishingiro mu mibanire hagati y'abantu n'Imana. Niko kwagenaga uko abantu babana n'Imana. Mu byabagaho byose, ndavuga bikozwe n'Imana, yaba umugisha, ibyago cyangwa urupfu, byose byabaga bishingiye ku gukiranuka. Mbere y'uko Imana iha amategeko Mose, abantu Imana ihamya ko bayinogeye cyangwa se bayikiranukiye, abo Bibiliya yita intwari zo kwizera, dusoma mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, bose bahamya ko bari bafite gukiranuka. Reka dufate ingero ebyiri zonyine ziza kudufasha kumva ibimvuze. Nowa, icyatumye ari uko kumwuzure warimbuye abantu bo mu gihe cye, nuko yari umukiranutsi. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2:5 haragira hatya hati: kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokora no umubwiriza wo gukiranuka. Ku murongo wa 7 w'icyo gice haragira hati: ikarokora Loti umukiranutsi. Izi nkuru ebyiri n'izindi nyinshi tutasomye zitwereka ko gukiranuka ari cyo kintu cy'ingenzi Imana ishaka ku muntu kugira ngo arokoke ibyago ndetse n'urupfu bikomotse ku byaha n'ibibi abantu bakora. Mu yandi magambo, gukiranuka gusa naho ari nouvelle identité cyangwa se akaranga muntu gashya Imana ireberamo umuntu mu gihe ibyago bigiye kuza biterwa n'ibibi ndetse n'ibyaha biba bigiye kugwirira isi. Imana ubwayo iba yohereje nk'igihano mu gihe kanaka. Ku batarasomye igitabo cy'Itangiriro, ahari basobanukiwe neza icyo mvuga, Nowa uyu nguyu tuvuze ni uwa 8 uvuye ku muntu wa mbere Imana yaremye, ari we Adamu. Ndavuga mu rubyaro rwe, Nowa aza ku mwanya wa 8. Mu gihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, abantu batangiye gukora ibibi, ingeso zabo zigenda zirushaho kuba nyinshi zigwira. Nowa rero uyu nguyu yabayeho mu gihe abantu bari bamaze gukora ibyaha n'ibibi birenze, ngo ku buryo Imana yicujije icyatumye barema. Itangirira ibice 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 niko havuga ngo Imana yicuza icyatumye irema abantu, iravuga ngo zabarimbura mu isi. Ariko umurongo wa 8 ukavuga ngo ariko Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Uyu mugisha nta wundi Bibiliya usobanura ko yari umukiranutsi. Ibi byatumye abantu bo muri icyo gihe Imana ibarimbura, bose barapfa barashira, harokoka Nowa gusa n'urubyaro rwe abantu 8, ndetse no kuvuga abahungu 3 n'abagore babo 3. Aba nibo barokotse, ngo bituma isi yongera kororoka, inyoko muntu n'ibyaremwe ntibyarimbuka bikomotse kuri Nowa. Nowa rero ntaho yarahuriye n'abantu bari bari kumwe nawe, ndavuga b'igihe cye, ndetse yaba bari baturanye, yaba bari basangiye igihugu. Mu maso y'Imana ntabwo Imana yababonaga kimwe, ahubwo kubera gukiranuka Nowa yasaga naho we afite indi identity, asa naho ari ubundi bwoko,
asa naho ari undi muntu udateye nkabo kubera gukiranuka, ari nabyo byamuhaye kurokoka. Nanone kandi mu gihe cya Loti ni inkuru dusoma mu Itangiriro uhereye ku bice 18 ugakomeza. Bibiliya itubwira ko abari batuye mu gihugu cyitwaga Sodomu na Gomora ngo bari babi cyane, bituma Imana igambirira kubarimbura kubera ibyaha n'ibizira bakoraga. Ngo ariko Loti we kubera ko yari umukiranutsi agirira umugisha ku Uwiteka, ngo yibabarizaga ibibi byakorwaga nabo mu gihugu cye, Imana igambirira kubarimbura. Nkuko nabivuze, Imana ntiyamurebye nk'abo bari baturanye, nk'abo babanaga mu gihugu, ahubwo imbere y'Imana yasaga n'ufite indi identite, bituma arokoka ibyago mu gihe abandi bose barimbukaga. Gukiranuka gusa na hari identite nshya. Uwo gufite agira imbere y'Imana imutandukanye n'abandi niyo baba basangiye amaraso, igihugu cyangwa se imigisha. Rwana Loti babayeho mbere y'amategeko ya Mose yahawe ngo ayahe abisi. Gukiranuka ariyo shingiro y'imibereho n'imibanire y'abantu n'Imana mu mateka yose kuva isi yabaho. Ndetse n'abanyamahanga batari bafite amategeko, gukiranuka niko kwabahaga umwanya imbere y'Imana. Kuvuga yaba abantu beza cyangwa babi, abanyamugisha cyangwa abanyamuvumo, gukiranuka niko kwabigenaga. Imigani 14:34 hagira hatya hati, gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Kuva ku gihe cya Mose kugera kuri Yesu, gukiranuka Imana yakubaraga ku bantu bishingiye ku mategeko yahaye Abisiraheli. Ibuke ko gukiranuka ari ukuzuza ibikwiriye bitunganye uba utegerejweho mu mibanire yawe n'Imana cyangwa mu mibanire yawe n'abandi. Hari abantu Imana yashimye uko bitwaye, ihamya ko ari abakiranutsi mu kugendera mu mateka n'amategeko yayo. Luka igice cya 6 haragira hatya hati, bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'Umwami Imana, bose ari inyangamugayo. Iyi nkuru itubwira umugabo witwa Zekariya n'umugore we Elizabeti. Imana ibahamya ko bari abakiranutsi ngo kuko bagenderaga mu mategeko n'imihango byose Mose yahaye Abisiraheli. Nanone Abafilipi ibice 3:6 Pawulo agira ati, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Dushingiye kuri ibi byanditswe, nuko iyo umuntu yakiranukaga bishingiye ku mategeko yabonwaga nk'inyangamugayo. Imana yamwitaga inyangamugayo. Ibi rero biratwereka ko gukiranuka kuri mu bice bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ugukiranuka as a state of being right, no kuvuga kubaho nk'intungane, ukagira imibereho isa n'itunganye n'abandi bakureba bakavuga ngo uriya abaho nk'intungane. Ibi bisobanuye inyangamugayo, umunyamahoro, imfura n'ibindi tuzi muri sosiyete zitandukanye. Ugukiranuka kwa kabiri Bibiliya itwereka ni ugusoza amategeko yatanzwe n'Imana yahaye Mose, kuko ari cyo ubutegerejweho. Uku gukiranuka kugaragarira mu mirimo itegetswe n'amategeko. Ushobora kuyikora ariko mu mutima wawe uri mubi, kuko ikirebwa si icyo uri cyo, ahubwo ikirebwa n'icyo wakoze. Uku gukiranuka ko mu buryo bubiri niko Imana yabanyemo n'abantu mbere y'uko Yesu aza mu isi. Mu gukiranuka kurangwa n'imibereho itunganye cyangwa se state of being, nk'uko nabivuze, ni ugukiranuka twita ngo inyangamugayo. Uriya muntu ni inyangamugayo, uriya muntu ni imfura, uriya muntu ni umunyamahoro, uriya muntu agira neza. Rero kugukiranuka niko Imana yarasemo Yobu. Bibiliya tubwira ngo Yobu yari umukiranutsi ngo ndetse akirinda ibibi, ku buryo yageragezaga no gutamba ibitambo ngo arebe ko yatunganya ibyo abana be bakoze bibi we atazi. Nyamara nta mategeko yabimutegetse ahari, ahubwo mu mutima we yari imfura, yari inyangamugayo, yari umuntu mwiza. Mu nyigisho yacu y'ubutaha tuzareba gukiranuka Yesu yavuze ko Imana ari kwishaka, yakwise gukiranuka kw'Imana. Ugukiranuka kw'Imana ni iki? Ese gutandukanira hayi no gukiranuka state of being cyangwa se gukiranuka inyangamugayo, kubupfura n'ukundi kimwe ngo runaka ni inyangamugayo n'umuntu mwiza, tugahamya imirimo ye tukavuga ngo ni imfura akora neza, cyangwa se ugukiranuka umuntu asohoza amategeko ategetswe na Mose. Naho ubutaha.